Allô? Oui. Ça va. Mais c'est bon. Narindi kugana ku muhanda gatoya. Hakoju, uwo muntu uri kubeshya ninde? Sori gato ndaje muvugisha. Ngomwe. Kakwiki. Ako mbeshya iki. Naza ntabwo umubeshyi. Aya nta bintu byo kubeshya. Data we. Ubundi reka nkubwire. Ahubwo ntabwo uzi hari abantu babeshya ukavuga ati ewana. Noneho ukumva nawe biragutushije koko. Wenda beshye njye mubwije ukuri. Nese kuvuga ati ndi mu rugo ndi kuganira ku muhanda kuva hano ugera ku muhanda n'iminota ingana. None se nkubaramutse ahagaze hano hepfo wenda cyangwa hariya hirya ku muhanda uri kuvuga azi ahantu ukunda guca akaba ariho ahagaze ukandi uri kumubeshya ntabwo yahita avuga ati ariko mwana urabeshya cyangwa se mu mutima agahita avuga ati ntabwo umubeshya. Reka nkubwire jewe hari abantu numvishe babeshya nkavuga ati ahubwo mubiharira abandi. Pase mpanuka. Hari umukobwa twari turi kumwe mu modoka. Urumva ngeze mu rukomo. Tugeze mu rukomo nyine. Umukobwa telefone irasona. Kwa kundi nyine abantu baba bameze nkaho bacecetse. Kwa kundi uvuga ati ceceka Imana tukagira ngo niko bavuze. Twese twari tumeze utya. Harimo abananiwe ahato byagenze. Bari gusinzira. Ewa ndabizi. Umukobwa ati we ngo ndenze Nyamata. Njye ni ubwa mbere nari mpuzi. Nyamata mu rukomo. Numva ko muri iyo ntara y'amajyaruguru nta Nyamata iri Nyagasani. Kigali haduze n'ahantu mu Nyamata. Njye natangiye kwibaza gutyo. Abandi bantu nyine bose bakaraba mu. Nuri imbere mu gufata. Ndavuga ati umuntu akoze amabara. Uwo ndabajije undi mugabo wari wicaye imbere yanjye. Ati papa sori gato mu Nyamata nahagana. Ngo ni burasirazuba. Ndavuga ati ngiye gukora ngo mbere nari mumvishe nyine nahise nangana. Basugwa mugabo ati ni burasirazuba. Ibaza kugira ngo uvuge ikintu nubwo ukivugiye kuri telefone bisi yose igahita ikora attention ati noneho we yabaye hari n'injiji. Yavise avuga cyane nk'uri mukuri nk'uko nyine umuntu yamagara ati sugeze ngeze mu rukomo kandi koko ari wagira ngo ari mukuri ko nyine n'ubu ari proud naye so gati ngeze Nyamata ariko yavuze ko harenze. Ibaza uko byagenda kose abantu bose bamwibajije bose bahise bamwibazaho n'abari basinze barakangutse tugenda tuvuga tutatari ko semana n'abashakora n'abanya harimo n'abandi batari bahazi ngo si Nyamata ni turaharenga bahize ikiganiro tugenda babivuga none ngo nge ndabeshye. Umva urabeshye cyane ubundi ikinyoma uko byagenda kose aho cyava kikagera ikinyoma cyose bari ikinyoma gitangira gake gake kigenda gikura ukazagera ugahinduka umunyabinyoma erega niko bitangira nukuri reka mubwire kandi nawe mu mutima uri wari kumubaza turi umeze gute no kunwa muteye ikiganiro yaramwaye yarasebye nese avuga ati ubu wenda mbivuga iki mu mutima ko yayisamwa nkiyo haba harimo nk'umuntu wenda bakorana business cyangwa nk'umuntu wamubera umuboss ubwo se yabakikamuha ntago bishoboka byonyine nanjye sahiye dushobora guhura nkamwibuka kubera icyo kintu waba sinzi aho yagarukiye ariko nahise mvuga ati ye wowe twagiye tumuvuga wowe nuko utazira wowe nta ngaruka byamugezeho hari story bigeze kuvuga kandi n'ibintu byabayeho umukobwa yakundanye n'umuhungu urumva birangije umuhungu amutera inda ariko batinya umukobwa atinya kubivuga yanga kubyereka iwawe akabereka ko nyine nta kibazo noneho bigira inama yo kugira gute kujya kuyikuramo ku musore ari uwo musore kandi badatura nyine baratekereje tureka tuyikure umusore yakoreraga Nyagatare ubundi umukobwa aragenda abwira iwabo kugira bamuhe uruhushya ati ngiye kwa maru mu mujyi byahehe yigiriye ku musore agenda Nyamusore bajya muri gahunda bayikuramo ariko bayikuramo nyirarugo yaratuye he yaratuye mu mujyi ajya Nyagatare kandi avuye mu majyepfo urumva arangije bamarangije kuyikuramo bigenda nabi indira mwica yewe indira muhitana sasi maze kumuhitana umusore ati umutwe urumva nawe ukuntu byagenze yavuze ati
ninguma baramfunga tu ahita ahantu umuntu apfiriye ahita ahamagara abantu ariko ahita agenda ati nsize umuntu mu rugo baraza ahita ajya komongana nawe ubwo ndumva yahise agenda nta na gahunda yari afite yo kugenda ariko aragenda umukobwa baraza none ni gufata imyanzuro yihuse umukobwa baraza baramufata bamujyana ku bitaro bamugejeje ku bitaro batanze amatangazo bahise bajyana umurambo batanze amatangazo iwabo baryumvishe akavuga ati ariko ntago ari we tusugute umukobwa wacu ko yagiye ati bara n'abantu bitiranwa kwa kuna hakuna abantu bitiranwa amazina yombi ubwo nyine barangije bahamagara kwa nyirarume bumvishe ikikangwa ariko reka tubaze twumve ko ari amahoro ubwo byahise bibazamo birumvikana ntabwo umuntu wawe burya yagira ikibazo bita bikuza uko genda kose ukumva urikaze ukavuga si ntabwo ajya ngo nk'umuntu muri kumukako se ku mutima utsimbutse hari abantu kuri abaroti ngo amabera yikoze yarikoze ku mubyeyi umwana ngararira akabyumva cyane ahita byumva urumva se n'uko bahise bumvisha ikintu ubwo nyine mama ntuze nyirarume barababwira batereka da babahamagaye batereka da uwo ntabwo yegeze agera nta nubwo yatuvugishije ye ngo byibuze ngo tube twanamusuhuza baravuga ati niwe urumva ubwo ibyakurikiyeho nawe urabyumva bahise bajya gushaka umurambo baza gushyingura umukobwa apfana ikinyoma urumva batazi n'uwo musore ahita yomongana urumva ingaruka zagiye ziza kubera ibyo byose gusa uwo mukobwa ko twari turi kumwe mu rukomo iyo habera impanuka ko tuba turi mu modoka uvuga ati sibye Nyagasani niyo habera impanuka umuntu wandi yamagana bawujyana ibyumba ubwo se umuntu ari kumva ko umuntu arenze Nyamatizo ageze ibyumba tekanje ikinyoma ni kibi uko byagenda kose kandi uko ugenda ubeshya gake muri iki gihe byo byarateye ngo amatelefone ngo arabeshya ariko ikinyoma wari ikinyoma n'ukuri kanze mu kwisuku shaka yes nibyo twababwiraga rero mu by'ukuri ubuzima tubayeho muri iyi minsi akenshi usanga ari ubuzima bw'ikinyoma ugasanga abantu benshi bakunda kubeshya bakumva ko ari bwo buzima tubayemo kandi mu by'ukuri atari ko byagakwiriye kugenda ukuri nk'uko twabivuze ukuri guca mu ziko ntigushya kandi ikinyoma nta hantu cyakugeza ikinyoma gituma utakaza ubunyangamugayo ikinyoma gituma abantu batakwizera kandi nawe mu mutima wawe ukajya uhora wumva wishinja amakosa wumva ko hari ikintu ubuze muri wowe ukajya uhora uhuguba ntabwo ari byiza rero ko twakomeza kubaho mu kinyoma ntabwo ari byiza ko twakomeza kujya tubeshya mu tuntu duto duto dutangire twimenyereze kuvugisha ukuri mu byo dukora byose aho tuba turi hose kandi tubitoze n'abatoya bityo bazakure ari inyangamugayo barangwa n'ukuri kandi bizagenda neza tuzabigeraho kuko ibintu byose tubifite mu maboko yacu kandi dushobora kubitwara nk'uko bikwiriye wakoze cyane rero nakubwira nti ukande subscribe niba utarayikandaho ubundi ukore no ukayongera ka notification ndetse unasangize abandi ibingibi tugenda twibukiranyaho uyu munsi twari turi kwibukiranya kureka kuba ho mu buzima bw'ikinyoma wakoze cyane ndagushimiye nkubwira nti unashyiremo igitekerezo cyawe nk'icyo watwibutsa nawe wadusangiza kugira ngo dukomeze guhindura ubuzima bwacu neza ndetse dukomeze no kubusigasira naho utaha tuzasubire nta muntu ukibeshya kuri telefone cyangwa se mu bindi bintu byose bya buri munsi ciao bye